ese uri wambara impeta maze ukayambara uzi ko wambaye urukundo ariko mu by'ukuri wambaye iminyururu gufunga amaguru n'amaboko. Ibi nibyo byabaye kuri Muri, umwari w'ubwiza n'uburanga wizeraga ko abonye ijuru, ariko bari kurira mu kazi ko mu rugo akora adahembwa mu gihugu cya Canada, ndetse nta n'icyizere cy'ubutabazi yiteze. Bakunzi ba Legend Update Pro, ikaze mu nkuru yacu uyu munsi. Ni inkuru twise impeta y'ikinyoma, aho urukundo rwo kuri internet rwamugejeje muri Canada ariko rukamusigira ubuzima bubi atigeze arota. Buri kimwe cyatangiye mu buryo bworoheje cyane. Nk'ibisanzwe ku isi hose, urubyiruko ruba rukora byose kugira ngo rubashe kubona amahirwe yaruteza imbere, rukubaka ejo hazaza heza. Muri yari umwari w'ubwiza n'uburanga n'amaso atagira ukasi. Umunsi umwe smartphone ye yari iteretse ku meza, maze kuri Instagram haza ubutumwa bwamuhinduriye ubuzima. Ubutumwa bwagiraga buti: hey, nkimara kubona ifoto yawe numvishe umutima wanjye uteye ku buryo budasanzwe. Muri mba muri Canada. Eric ntabwo yari umusore usanzwe. Ku mafoto ye yabaga yihagazeho amwenyura, akeye, agaragiwe n'imodoka z'igiciro mu mihanda y'inyubako ndende zo muri Canada. Muri yararebye umutima urasimbuka, kandi ntiwamurenganya kuko nta mukobwa utajya mu bicu abonye umusore mwiza nka Eric. Icyongeyeho akamubwira ko aba muri diaspora. Amezi abiri yarashize, ubutumwa buryohereye bwarakomeje bwisukiranya. Eric ntiyasibaga kubwira Muri uburyo azamugira umwamikazi w'ubuzima bwe. Kugeza ubwo ijoro rimwe kuri video call, Eric yitegereje Muri. Afata agasanduku k'umutuku agakuramo impeta irabagirana cyane, maze ayitunga kuri kamera agira ati: Muri, umutima wanjye nawusize i Kigali. Kuki nakoze ibi koko? Buri joro ntekereza uburyo nzagufata mu biganza, tukagenda mu mujyi wa Toronto twembi dufatanye mu biganza, gatugika kandi. Muri, amahirwe dushaka ukuntu wakiyizira hano muri Canada, maze wibera umwamikazi w'umutima wanjye, wibera umwamikazi w'ubuzima bwanjye ubuziraherezo. Uwo munsi Muri yararize, yasutse amarira y'ibyishimo, abura aho areba, abura icyo akora, maze abwira Eric ati: sinzi uzarota ibyo bibaye. Nyamara nubwo Muri amarira y'ibyishimo yagwaga ku matama ye, ntabwo yari azi ko uyu Eric ari we ugiye gufunga imiryango y'amahirwe ye yose muri ubu buzima. Mu minsi yakurikiyeho kwari ukuganira ku mayeri atandukanye ndetse n'imigambi yo kubona uburyo Muri yagera muri Canada. Eric yanyuzagamo akohereza Muri udufaranga duke duke, amubwira yuko ari ukwitegura ibijyanye na visa. Byarakomeje bigeraho Eric abwira Muri yuko visa y'akazi ariyo visa yoroshye kandi bazabona vuba, ndetse Eric abijyamo visa iranaboneka. Gake gake Muri yari yaratangiye kugenda asezera ku nshuti ze. Muri yageze aho ariko akazi yari asanzwe akora, maze igihe kiranagera asiga umuryango we yizeye ko agiye mu ijuru. Yurira indege ajya muri Canada. Nyuma y'amasaha menshi mu kirere, indege yaguye ku kibuga cy'indege cya Pearson i Toronto muri Canada.
Muri acyururika indege ndetse aterana intambwe gake gake agana aho abavuye mu ndege baba bategerejwe n'imiryango yabo ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Akayaga n'ubukonje bwo muri Canada bwamukubitaga mu maso, ariko ntiyabyitayeho kuko yahise abona Eric amwitegereza uko atera intambwe agana aho yari ari amutegereje. Nyamara icyo mbere atitayeho kuko yari ari mu rukundo n'ukuntu amaso ya Eric atarakiri mu rwa rukundo rwo kuri video call, ahubwo yari amaso akonje cyane nk'icyo kirere cyo muri Canada. Eric yasuhuje Mary bidahambaye cyane nk'uko Mary yari abyiteze, maze burira imodoka berekeza kwa Eric. Mary yagendaga yitegereza urubura hanze mu byishimo kuko yahoraga yifuza kureba urubura nk'urwo yajyaga abona abandi bamuratira ku mafoto yo ku mbuga nkoranyambaga. Ariko uko imodoka igenda yegereza mu nkengero z'umujyi ni nako Mary yagendaga agira ubwoba kuko Eric ntiyigeze amwereka urugwiro. Mary yagiye kubona Eric atangiye kugenda gahoro, bigeze naho akata imodoka maze yinjira muri parikingi. Eric akimara guparika imodoka yakinguye umuryango maze abwira Mary uti twagezeyo. Mary yasohotse muri ya modoka yinjira mu nzu afite amatsiko yo kureba aho agiye kubera umwamikazi, ariko akigera mu nzu yaratunguwe. Mary akinjira mu nzu yasanze umugore w'umuzungukazi ufite isura itamwishimiye na gato, ndetse n'abana babiri bamwitegerezaga bakarebana bagaseka. Mary atarabazana ijambo na rimwe, Eric yahise amwegera amwambura isakoshi ye, akuramo ibyangombwa bye byose na telefone abihereza wa muzungukazi. Wa musore w'amagambo aryohereye, wa musore wambikaga impeta kuri video call, yahise ahinduka inyamaswa. Abwira Mary n'igitsure n'ijwi ririmo ubugome burenze agira ati, Mary, hano uri rero muri Canada, ntabwo uri umugore wanjye kandi ntuzakora ikosa ryo kubitekereza. Hano uri umukozi twazanye ngo urere aba bana b'umugore wanjye. Nta yandi mahitamo ufite rero uretse gukora akazi uhereye aka kanya kandi ugaceceka. Ntiwemerewe gusohoka aha ngaha, nta muntu mwemerewe kuvugana. Ikosa rito gusa nzahita nkuhamagarira abapolisi bakujyane kuko waje aha ngaha mu buryo butemewe n'amategeko. Ubaha mu buryo butemewe n'amategeko. Kuba uri aha ngaha ni impuhwe, ugomba gutangira kugendera ku mategeko n'amabwiriza uhabwa hano mu rugo. Guhera ku kanya wa mwamikazi w'urukundo rwo kuri internet yahise ahinduka umucakara mu gihugu cy'amahanga. Ejo hazaza he hahinduka umwijima. Ese uyu mwari ugiye kumara amezi n'amezi mu kazi ko mu rugo kadahemba, ashengurwa n'agahinda muri Canada, agiye gufata uwuhe mwanzuro? Mbese ubwome bwa Eric n'uyu mugore uzabahira? Ese inzego z'umutekano nizimenya amakuru uyu muryango uzadutwara muto? Bakunzi ba Rwanda Update Pro, muzacikwe na episode ya 2. Ntibagirwe gukanda kuri subscribe niba utarabikora, ndetse wanasangiza abandi iyi true story. Niba waranamaze gukanda kuri subscribe, urakoze cyane. Bisobanuye ko uzakomeza ukabona true story nk'izi ngizi.